album yanjye ya 11 ndetse no gukora ku gitabo cyanjye cya kabiri. Urumva rero iyo mbonye ari igihe nyine ndabaha kuko n'ubu ngubu vuba ndateganya kubaha indi ndirimbo izaba iri kuri album. Tonzi uri gukora cyane abihuza ute kwiga akazi ndetse n'ubuhanzi n'ibindi bivuze ikintu kinini rero. Ndashimira Imana ko nanjye ubagize uruhare ngo abantu bahabwe umugisha ndimo. Ndabishimira Imana kandi nciye bugufi cyane kuko sinjye muhanga kuruta abandi. Nta kindi gishoro kindi cyanjye kirimo, ni ubuntu bw'Imana kandi ndabishimira Imana cyane. Kugira ngo sindi mu nzira nza muhegereho ntabakandagira, ndi mu nzira nza kubera ko mfite projet nyinshi ndi gutegura. Harimo indirimbo nakoze ziri live umwaka ushize zenda gusohoka, hari n'andi maprojet mashyashya yenda kurangira. Muri makeya cyagika wavuze mvuyemo cy'uburwayi kigiye gusimburwa n'igika cy'imbaraga cyo gukora cyane. Reka dushimire abadutera inkunga barimo Mahango Group Limited. Abangaba bakora ibijyanye na printing, bagakora ibitabo byiza, ni abahanga mu kuvugurura ibitabo byasibamye. Abangaba babikora kinyamwuga kandi ibintu byose bikagenda neza cyane. Uretse kuba bakora printing, banafite papeterie aho baba bafite ibikoresho by'abanyeshuri, amakayi ndetse n'ibindi byose bijyana nabyo. Mu bagane rero bakorera hano inyuma y'umurenge wa Nyarugenge mu nyubako ya Kola ahangaha ku muryango wa mbere. Aba rero nibo badushyigikira tukabasha gukora akazi kacu neza umunsi ku munsi. Babita Mahango Group Limited. Ubundi bisobanuro mubahamagare kuri telefone mureba kuri screen yanyu. Guhura na Tonzi muri Rwanda Shima Imana avuye Musanze, igitaramo cyari kimeze neza. Musanze yaragiye ku nshuro ya kabiri n'umundi yarakubutseyo, ni ibintu byiza cyane. Amavuta y'Musanze uyazanye muri Rwanda Shima Imana. Tonzi, urumva umeze gute? Rwanda Shima Imana kuri wowe imeze gute? N'ikirere wari umaze iminsi uvuyeho? Nishimwe rikomeye cyane kuba ndi hano. Ishimwe rya mbere no kuba twahuriye hano nk'abanyarwanda twese duhuje umutima wo gushimana ku byo yadukoreye, ku bw'igihugu cyiza, ku bw'umutekano, ku bw'ubuyobozi bwiza, ku bwa byose. Rero nanjye kuba ndi muri abo ng'abanyarwanda bari hano kuri njye n'ubuntu bw'Imana ndabishima cyane. Kandi ikirere kiragiye abantu bari batuye amuze gato cyane ndashima Imana ku bwa team yose, aba worshipers twese. Buriya unity is power, ubumwe n'imbaraga cyane. Imana yaradushoboje muri imyiteguro yose, byose byagenze neza. Twabonye ubwiza bw'Imana mu kuramya mu ijambo, ibintu byose biri hano byari byiza. None Imana duhaye n'ikirere cyiza ntako bisa. Mwaka ushize murabizi ko nabwo twarimbaga mu mvura. Uyu munsi rero turashima ko n'ikirere cyari cyiza. Arababonye imvura baravuga ati ni imvura y'umugisha. Yego kanyuzemo gakeya katwereka ko Imana iri kumwe natwe, n'ukuri byagenze neza byose. Turashima Imana. Muri performance nabonye hano mwahuriye rimwe nk'abahanzi, mwari mwakoze korali nziza twakoze twese. Kuki wahisemo kuririmba indirimbo yawe Ntavuze Uravuga, nturirimbe yaye Ntavuze abantu benshi bakunda cyane? Murakoze cyane. Umuntu twari twicaranye arambwira ngo nubwo iri iryoshye ariko Tonzi yakwiye gushyiraho indi nako yaye bo zose ni indirimbo abantu bakunda, kandi noneho turi muri gahunda ya Rwanda Shima Imana. So twibanze cyane ku ndirimbo zirimo amashimwe cyane. Navuga kubera ko n'umwanya wabaye mutoya, ko twarabahanzi benshi amakorali n'ubu turacyarimo hano abatararirimba. Twagerageje guhana umwanya kugira ngo tugabanye repertoire, buri wese abyibura abashe kuyobora. Niyo mpamvu kuko n'ubundi twari kuzikora. Yego mwahuriye hamwe nk'abahanzi, ndagira ngo tubwize ukuri. Kuririmbana n'abahanzi ni ikintu kigoye nawe uri umuhanzi uko byagenda kose. Nagakiwe na mu repetition mwakoze, hari umuhanzi wenda akoze akantu uravuga ati mbese ibi birimo kumva ni keza vrema. Wayakuye Mana yanjye, buri wese afite umwihariko. Byari byiza, amarepetition byabaga ari byiza no kubera ko iyo duhuriye hamwe tuba dukumburanye, kuko kenshi turavugana kuri WhatsApp. Iyo twahuye hamwe aba brothers bacu, aba sisters, biba ari byiza cyane. Biba ari byiza cyane ibiparu. Gaby Kamanzi ni umuntu mwamaranye igihe kirekire by'umwihariko muri ya gahunda nawe The Sisters. Uyu munsi twitega iki kuri The Sisters? Mwongeye guhurira ku rubyiniro wowe na Gaby Kamanzi, habuzemo hanyuma twitega iki byibura muri gutekereza ku banyarwanda bakoze The Sisters? Ibyo ntacyo twaba tubijeje ubu ngubu.
ariko nk'uko Imana natwe tujya dutungurwa n'ineza yayo, Imana niyongera kuduha uburyo kubera ko nyine uko abantu bagenda bakura niko inshingano ziba nyinshi. Nk'ubu turi hano, Aline yagombaga nawe kuba ariko agize impamvu ituma badahari, Fani inshingano, tuba duhari, turi the sisters forever, ariko nyine guhuza availability biratugora. Umwe aba ari muri mission, undi ari kwiga, undi ngabo mva, ariko nyine Imana nka kuriya gushize byabaye mukabona biratunguranye, ni nako n'Imana ishaka kujya kutugirira ubuntu tukajya tugakorana. Abakurikira Tonzi rero barashima Imana 2026 ya 2024 nayo wari urimo hano muri stade byabereye murabizi, urabihuza gute n'iki ubona kiyongeye n'iki kubona cyabuze? Nukuri twavuye mu bwiza tujya mu bundi, nabyo byari byiza ko iyi nshuro abantu bitabiriye cyane, byari byiza, ari stage, ari ibintu byose bitandukanye, organisation byagenze neza pe. Tonzi, abantu bagukurikira ejo bundi bahaye indirimbo nshya turi Musanze. Yego, uyu mwaka urarangira nta kindi kintu yego, urumva byakunda se? ahubwo hari igihe mvuga ntireka nshiremo intambwe kubera ko kubera yuko mafite byinshi. N'ubu ndateganya gukora album yanjye ya 11 ndetse no gukora ku gitabo cyanjye cya 2. Urumva rero iyo mbonye ari igihe nyine ndabaha, kuko n'ubu ngubu vuba ndateganya kubaha indi ndirimbo izaba iri kuri album. Tonzi uri gukora cyane, abihuza ute kwiga, akazi ndetse n'ubuhanzi? Ni ibintu ukusanya gute n'umuryango kugira ngo ukomeze ukore cyane? Tuzi ko abandi bagira muri izi nshingano z'imiryango bakagenda gake, Tonzi izi mbaraga ari kuzikura. Icya mbere ni ubuntu bw'Imana, ikindi cya kabiri ni uko igihe gihishemo ibanga rikomeye. Gukoresha igihe neza bituma ubona umusaruro mwinshi. So mu bintu nasabye Imana no kumpa gukoresha igihe neza, no kubaha igihe, no kubaha ubuzima Imana impa, y'amahirwe yose Imana ikiza imbere, sinyapfusha ubusa. So niyo mpamvu rero nk'umubyeyi, nk'umwanditsi, nk'umuhanzi, nk'umugwiyemezamirimo, byose mbasha kugira intego y'ubuzima, biramfasha cyane. Nkamenya umunsi wanjye umeze gutya, nkamenya n'iki cyihutirwa gutyo. Ibyo bimfasha kuba nakora ibintu byinshi mu gihe gitoya, kandi byose nkabibamo neza. Nkaba umubyeyi, nkaba umumama, nkaba umufasha, nkaba umucuranzi, nkaba umwanditsi. Nk'ubu ndi no muri expo zarangira ejo, muzazi bajye kuri stand yawe. Kuri stand yanjye ndi gucuruza ibitabo byiza cyane n'amataburo, dufite ibitabo byinshi bitandukanye. So turashimira Minisiteri yacu y'ubuhanzi n'urubyiruko yaduhaye ayo mahirwe kugira ngo tumurike ibikorwa byacu. Kuva wava i Musanze niko duhuye nk'itangazo. I Musanze wahakuye iki? Bategereza iki? Musanze ndahakunda cyane. Bagira abantu bitabira cyane kandi ubona ko biri ku mutima. Nakunze ubwitabire, nakunze iriya Rabagirana festival, byari byiza cyane. Hari naho umuratuwa byose nari ndimo. Nahakuye kuvuga ngo ahubwo tuzongera ryari, kuko urabona ko tugifite byinshi byo gutanga. Umwanya utubana muto, so abanyamusanze ndababwira ngo nafite byinshi cyane, ariko nibyo nabahaye ndashimira ko byagenze neza. Mutegure tugaruke. Yego, 30 turi kumwe mu Bugesera. Why not? Njemba mpari. Turagushimira koze cyane. Murakoze namwe. Rwanda shima Imana, tuyibonyemo Christian akora ibitangaza, performance nziza ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Christian, ni Rwanda shima Imana bivuze iki ku ruhande rwawe? Dore ko ari Rwanda shima Imana ibaye umaze iminsi uvuye kwa muganga, waraho n'igisubizo cyiza cy'uburwayi wari ufite, imeze gute kuri wewe? Urakoze cyane. Ni umwanya nyine wo gushima Imana, kuko byitwa ngo kuri njyewe si Rwanda shima Imana gusa, harimo na Christian shima Imana. Ndashima Imana ko nagize umugisha wo guhagarara kuri uru rubyiniro cyangwa kuri stage. Nta bihambaye nakoze, nta kidasanzwe nakoze, ariko kuba nari mpari kurikije ibihe bihise kuva muri 2024 kugeza uyu munsi, Imana yagendanye nanjye urugendo rukomeye cyane rw'ubuzima, bwo guhangana n'ubuzima n'uburwayi bukomeye, ariko ndashima Imana. So rero kuri njyewe Abafaransa bavuga ngo j'en profite, kuvuga ngo upatiyeho profise Rwanda shima Imana, nanjye nzamura ishimwe ryanjye hamwe n'Abanyarwanda bose. Christian, kuba iyi stage baririmbye mu
tukabona stade iruzuye bivuze iki kuri Christian? Bivuze ko abantu b'Imana bishyize hamwe bakora ibintu binini biruta ibyo tubona, kubera ko njyewe ni erema ntoya imwe, gufata rimwe rero kongeraho rimwe bibyara kabiri, kandi abanyarwanda bavuga ngo babiri baruta umwe. Bivuga ngo iyo duhuje imbaraga, yaba ari uyoboye indirimbo, yaba ari ubakinga, yaba uri muri masquire, yaba wa media, abantu iyo bahuriye hamwe bakora ikintu kinini. Bivuze ikintu kinini rero, ndashimira Imana ko nanjye bagize uruhare ngo abantu bahabwe umugisha ndimo. Ndabishimira Imana kandi nciye bugufi cyane kuko sinjye muhanga kuruta abandi, nta kindi gishoro kindi cyanjye kirimo, ni ubuntu bw'Imana kandi ndabishimira Imana cyane. Abantu bari banyotewe Imana. Yego, urabona ko kugeza amasaha aho tuganira abantu ntago barataha, stade iracyarimo abantu benshi baruzuye, kandi masaha yarageze kuva saa 8 twatangiye kurimba masaha 8 n'igice. Urabona ko abantu bafite inyota, banyotewe ibitaramo, bakurikije ijambo ry'Imana batuje. Urabona ko ibi hari byiza mu by'ukuri, waduha uburyo tukabikora kenshi yabaga byashoboka. Wigereranyije n'ubutaha itandukaniro niri? Iyi ngiyi yari irimo gahunda, yari bien organisé, yatangiriye amasaha, wabonaga protocole ifite imbaraga, abaririmbyi biteguye neza, wabonaga ubwitabire buri hejuru cyane, kandi wabonaga n'abantu baje biteguye gutarama mu by'ukuri. So iyi ngiyi yisumbuyeho ubyanje niyo ubushize mu nguni nyinshi zitandukanye, ariko turashimira Imana ko byose yaba y'ubushize yaba n'uyu nguyu mu gihe cyabyo byose bitanga umusaruro. Ndabashimiye namwe, Imana ibahe umugisha. Kuri BTN ugarutse ryari? Kugira ngo sindi mu nzira nza, muwegereho ntabakandagira, ndi mu nzira nza kubera ko mfite projet nyinshi ndi gutegura. Harimo indirimbo nakoze ziri live umwaka ushize zenda gusohoka, hari n'andi maproje mashyashya yenda kurangira. Muri makeya cyagika wavuze mvuyemo cy'uburwayi kigiye gusimburwa n'igika cy'imbaraga cyo gukora cyane. Ubwo rero hatagize igihinduka, nko mu kwezi kumwe rwose naba nicaye muri studio zanyu. Karibu. Abantu bakunze indirimbo zawe nyinshi, ariko ikibazo ni kimwe bahora bibaza. Vedaste azaduha igitaramo cya concert. Murakoze cyane. Concert narazikoze, zari zingana n'ubushobozi bwanjye icyo gihe. Ubu rero kubera ko nari maze, urabona kano gahe kuva muri 2024 kugeza ubu, ntago nari ndi gukora cyane kubera bya bibazo muzi, n'abashimira cyane mwamperekejemo by'uburwayi. Ngira ngo murabizi ko mvuye kwa muganga ejo bundi mu kwa 4 k'uyu mwaka, ariko ubu ngubu nagarukanye imbaraga, reka mbanze nza n'imiziki nkore, twongere turamye Imana muri bwa buryo bwa distance, hanyuma tureba aho byerekera. Ariko concert zirahari, nanze gusezeranya itariki kugira ngo abantu batazabinyishyuza, iyo bivuye mu kanwa biba bihindutse ideni. Ariko birahari muri gahunda rwose. Imana ibahe umugisha.